Yes, reka twongere tubifurize kugira igitondo cyiza bakunzi ba Ela TV show mu bice bitandukanye muherereyemo, turabasuje cyane kandi tubifurije kugubwa neza. Turi mu gitondo ku itariki nta zindi ni itariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 tuba turimo turagenda tugaruka kuri byinshi cyane tubabwira uko ibintu byifashe. Mu by'ukuri rero tugiye kugaruka nanone ku madini n'imyidagaduro. Twababwiye ko tugomba kujya tubabwira byinshi cyane. Twongeye kugaruka rero muri Philip and Zedi Zambia, niho tugiye kugenda tugaruka, ariko turaza kugaruka kuri paruwasi ya City Center Kiboria. Turaza kuganira ku mudugudu bita Mumbwa. Ni umudugudu ukungahaye ku biribwa nk'ibigori, ni umudugudu ukize cyane. Turagaruka rero ku witwa Gasereka John, ubu ngubu urimo urashinjwa n'umudiyakoni kumusambanyiriza umugore. Bivugwa ko rero uyu mugabo amaze gufatwa inshuro zigera kuri 3, ariko turaje tubigarukeho. Mu gihe rero dufite umutumirwa hano kuri Ela TV show ugiye kubasha rero kutuganiriza ndetse akatubwira aya makuru yose, ariko tukaza no kubasomera zimwe muri message dufite twaje guhabwa nka Ela TV show number 1. Reka rero bidatinze nzamure uyu mutumirwa wacu tuganire, atubwire ku by'iyi case ya Gasereka John urimo urashinjwa rero ubusambanyi aha muri uyu mudugudu wo Mumbwa ndetse paruwasi ya City Center Kiboria. Allo 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 Mano, amahoro y'Imana, meze ute? baho turashima Imana. Ni byiza cyane. Amakuru Turakomeye nta kibazo kabisa. Duherukana rero mu kiganiro tuganira ku byiza bya Korali Umucyo ndetse na paruwasi ya City Center Kiboria, ariko byaje gutungurana tubonye amakuru aturuka muri iyi paruwasi ndetse ku mupasiteri witwa Gasereka John. Ni amabi navuga ngo ni amarorerwa, n'inshuro itari imwe, n'inshuro zitari ebyiri, ahubwo n'inshuro zigera kuri 3 afatirwa mu gikorwa cy'ubusambanyi. Navuga ngo ni ukwambika isura mbi iyi paruwasi ndetse n'izi nsengero ziri hano muri Zambia. Nagira ngo rero tugire icyo tubigarukaho. Mu by'ukuri tubanze tuguhereze ikaze, kuko ubwo tugiye kugaruka mu nkuru y'uwitwa Gasereka John pastor umaze gufatwa inshuro zigera kuri 3. Mbere na mbere ndagira ngo nk'ikaze tubanze tubyinjiremo, duhere ku nshuro ya mbere byagenze bite, inshuro ya kabiri byagenze bite, inshuro ya gatatu byagenze bite. Reka duhere ku nshuro ya mbere utubwire. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri Ela TV kugira ngo tubashe kubafasha gusobanura cyangwa se gusesengura ku biri kubera muri City Center Kiboria. Ikaba ifite umudugudu bita Mumbwa. Yego. Uwo mudugudu rero witwa Mumbwa uyobowe n'umugabo n'umupasiteri bita John Gasereka. Yego. Ariko inkuru ziri kuhava ntabwo ari inkuru nziza. Hari umudiyakoni bakorana umurimo w'Imana, ariko uwo mudiyakoni bamaze kumufatana n'umugore we inshuro zigeze kuri 3. Ubwo rero mushobora kumbaza ati se inshuro ya mbere byagenze? Yego. Inshuro ya mbere nyine bayamenye uko baryamana. Atumaho abantu, abapasiteri bagenzi babo baricara ngo basaba imbabazi, nabyo arabyemera. Yego. Ubwa kabiri umugore ubwa kabiri nabwo aramufata, bamuhamagara abapasiteri barongera barabunga. Noneho umugore uriya Gasereka nyine ari we uyoboye uwo mudugudu. Yego. aza kubyara. Noneho yafite umwana, uwo mugore ngo apanga ukuntu yajya kumuhemba. Yego.
noneho gupanga kujya kumuhemba rero ntabwo we yapanze kujya kumuhemba ku giti cye, atumira n'abantu ariko ntiyabimenyesha umugabo we. Yego. Atabibwiye umugabo we rero ubwo noneho ngo anahamagara uwo John Gasereka ngo abaruza kumukura mu rugo iwe kandi ari we agiye no guhemba. Wenda nawe ntiyamugira inama nk'umuntu w'umuyobozi ati se kutabwiye umutware wawe ngo nawe aze. Urumva ibyo ni ibyabo bari babiziranyeho nyine, nibyo abantu bari kwibazaho cyane cyatumye banatwandikira ayo mamesaje yose bakandika ati rwose turi gutabaza muduhururize, ati uyu muntu bamukura ahangaha, ati batamukuye ahangaha arahahurira n'ibibazo bikomeye kurusha uko yaba ari ahangaha. Kuko harimo n'abandika amamesaje amwe n'amwe ntasomwe, ariko bavuga ati twebwe tuzajyana lisansi tutwike urusengero, kubera yuko ati nta bintu turi kubyemeranwaho kubera iki cyaha cy'ubusambanyi cyangwa se cyo kujyana umugore w'undi mugabo kandi n'uwo mugabo akaba ari umukozi w'Imana. Yego. Bivuze ngo ku nshuro ya mbere byarabaye, Gasereka Pasiteri John arafatwa, iya kabiri yongera kubikora yagiye guhemba uyu mugore ubwo yari yabyaye umugabo atabizi. Yego, ubwo noneho wagiye kumuhemba nyine aragenda, batinda no gutaha cyane. Batinze gutaha umugabo ubwo yari yibereye mu rugo, Gasereka ngo nawe wamugiriye amugezi we mu rugo, amugejeje we mu rugo ngo baguma no mu modoka barakomeza ngo baraseka, kugeza aho umugabo yavuze ati se umugabo mugenzi wanjye umugore agiye kumuhemba ntabizi kandi azi ibintu byabaye yuko twamufashe bari gusambana, none baparike imbere y'amaso yanjye ntanave mu modoka ngo azansuhuze ahubwo bakomeze basekere mu modoka. Umugabo rero ngo akunda ngo kawarara rero mu kintu icyo ni ikirimi cy'Izambiya, ni ukuvuga ngo yakunze ngo umusambanyi w'abasambanyi. Ubwo rero abantu bahurura, Gasereka ahita yatsa imodoka ngo arirukanka, umugore nyine nawe ngo ahita ava mu modoka araza yinjira mu nzu. Yego. Reka rero nuko nguko byagenze ku nshuro ya kabiri. Iya gatatu sasa yo byagenze bite? Iya gatatu rero n'ubundi babafashe nyine, uwo Gasereka bashaka kumutumiziriza ba bagabo, ariko umugabo nyine aravuga ati se inshuro ya mbere byabaye, bya kabiri rero byabaye, iya gatatu iraba, biragenda gute ko n'uyu muntu none niba unayobora ahangaha biragenda gute? Umugabo rero icyo gihe ngo ajya gutera amahane ku rusengero, noneho amaze gutera amahane ku rusengero biba ngombwa yuko inama egera telefone wagiye kure. Ubwo bamugira inama nyine, baramubwira ati tanga ikirego kuri paruwasi iriya nyine City Center Kiboria. Rero ikirego kihageze nabo ntabwo bakihutanye uko kigomba kwihuta, byumvikana ko n'abayobozi ba City Center Kiboria bari gusa nk'aho bamurengera, kandi mu by'ukuri barengera Gasereka kwabo ni ukwica umurimo w'Imana. Barengera Gasereka kuko bagombye kuba baramutumyeho inshuro ya mbere, ya kabiri bakamuha romarike, cyangwa se bitari byasakuza bakaba banafata n'umudugudu bagahita bawuhereza undi muntu, wenda bakavuga turiya ari muri konje cyangwa se agiye kuba ari kuruhuka, kubera ko urumva ni ibintu biremereye ikintu aba yakoreye mu maso y'abakirisitu kandi kigasakuza, kandi noneho akagikorera n'umuntu bakorana umurimo w'Imana. Yego. Mbere rero urumva ko ni insubiracyaha niko nge nabivuga. Paruwasi yakabaye rero igira ikibikoraho. Mbere yuko ninjira mu bindi bibazo mfitiye amatsiko, reka nka RTV show twagerageje gushaka icyo twakita verisiyo y'amakuru tugomba kujya tugeza ku bantu. Turavuga tutireka dushake zimwe muri message nyuma y'ubutumwa urimo uragenda uduhereza, cyangwa se y'amakuru urimo uragenda uduhereza. Iyi message iragira iti hari urugo ruri gutabaza ku mudugudu wa Mubwa, nk'uko wabivuze ni urugo rw'umudiyakoni utashatse no kuvuga izina rye cyangwa se kumenyekanisha amazina ye, kubw'ihohoterwa rero ari gukorerwa. Biravuga ko rero, cyangwa se iyi message iravuga ko ari umushumba we urimo uragenda
ukora ibyo bintu, uwo nta wundi rero ni umuyobozi w'umudugudu wa Mubwa, uwo ni witwa Pastor John Kasereka. Kubwo rero arimo arashinjwa gusambanya umugore we w'uyu mudiyakoni, bakaba rero bikaba byateje ikibazo, ndetse kandi bikaba cyabaye n'ikibazo cyageze ku mushumba wa paruwasi w'agateganyo kuri manda. Akaba rero ari uyu mudiyakoni akaba arimo arabarega, ndetse kandi avuga ko Kasereka nk'uko agiye ubivuga atabikoze rimwe cyangwa se kabiri. Bikaba bivugwa ko bibaye byiza John Kasereka uyu uyobora rero umudugudu wa Mubwa yakakwa inshingano, ndetse kubera iki gikorwa kuko ari igikorwa kirimo kirahesha izina ribi umurimo w'Imana. Ibi bituma rero inshingano ndetse nyinshi cyane ngo agomba kuba yazamburwa mu by'ukuri, kugira ngo izina cyangwa se umurimo w'Imana ubashe kuba utahabwa izina ribi. Donc ni message ubona ko zirimo zerekana ko uyu mudiyakoni arimo aratabaza muri rusange, yerekana ikibazo yahuye nacyo kirimo guterwa n'uyu mushumba w'uyu mudugudu wa Mubwa. Mu by'ukuri uwo nta wundi ni John Kasereka. Ndakeka muri rusange cyangwa se ndabona mu by'ukuri asa nk'umuntu urimo uratabaza paruwasi ya City Center Kiboria, kuko byanze bikunze uyu Kasereka ari munsi y'amategeko ya paruwasi. Siko bimeze? Niko bimeze kabisa. Yego. Bo reka rero iyo zari message zigaragaza akababaro k'umuturage. Ndagira ngo utubwire, nyuma yo kutubwira ku nshuro zigera kuri 3 rero afatwa, ese uyu mudiyakoni wagiye kurega Kasereka kugira ngo hafatwe icyemezo cyangwa se cyo kuba yahabwa ubutabera. Ese iki cyemezo cyo kurega Pastor John Kasereka ni icyemezo ubona kizahabwa agaciro na paruwasi ya City Center Kiboria? Iki kintu cyagombye guhabwa agaciro, ariko abagombye kugiha agaciro nibo basa nkaho bari kumukingira ikibaba, kubera yuko mu makuru mfite ibyo bintu babimenye mbere y'igihe. Yego. Bishoboka kuba baranamuhaye na romarike, ariko mu kumuha romarike, kuko urugero wenda ni ukuvuga ngo iyo wiswe umuntu uyoboye umudugudu, umudugudu aba ari abantu bari hejuru y'abantu hafi, wenda tubare hejuru y'abantu 100 gusubiza hejuru. Yego. Urumva ni abantu bafatika, ni abantu benshi uba uhagaze imbere yabo. Noneho muri bo akaba ari bo ukorera mu icyaha kandi kikanamenyekana. Yego. Noneho urabona twajya kubisanisha n'uriya wayoboraga n'ubundi wayoboraga City Center Kiboria, kurwanira imbere y'abakirisitu barenze 100, 200, 300. Yego. Urumva kandi nawe wabonye ko hari aho byageraga bakagomeza bamukingira ikibaba nuko byageze aho nyine bigaturika. Ariko ubundi uyu nguyu nawe bagombye kuba baramwatse inshingano, bagahita bahahundi kuhayobora bitari byanasakuza cyane, kuko ikintu kimaze gusakuza mu bakirisitu no mu bapagani babandi bazajya kuvunwa ngo ejo baze bamenye Imana. Urumva bahita bavuga ati se muraza kutwigisha Imana namwe ubwanyu muyirimo mutayirimo neza. Urumva ndo nk'umurimo w'Imana nyine baba kusubiza hasi cyangwa se bari gutukisha izina ry'Imana. Usibye yuko si nawe wenyine muri iki cyumweru cyangwa se mu biganiro bizakurikiraho, dufite n'andi makuru ngo y'umupasiteri usengera muri City Center Kiboria, noneho ngo n'umudiyakoni mwenyewe nabo ngo bimeze gutyo. Nabo ngo bimeze gutyo byigeze bisakuza, ariko n'ubundi ngo byarakomeje nuko abantu nyine banga kubisakuza babakingira ikibaba. Noneho hakaba hari n'undi mwarimu nawe wagiye muri ibyo ngibyo by'ubusambanyi, bita umwarimu nyine nawe bita Jean Paul. Nawe ejo bundi ngo bari baje kumwakira ngo yongera akomeza akora umurimo w'Imana, kandi nawe baza kumwakira bamusubiza iyo stati y'ubwarimu,
nta bihano bigeze bamuha, ntibazi uko ibihano byarangiye, ntahagaze imbere y'abakirisitu ababwira ati kubw'icyaha nakoze cyangwa se kubw'izina ry'Imana natukishije mwese mbasabye imbabazi kandi n'Imana imbabarire. Ibyo nta byabaye. Urumva rero bigiye kuba umuco, byumvikane yuko nk'uko banditse message bavuga ko Pasiteri Manda ari umuyobozi w'akateganyo, mu bateganya kuzajyaho cyangwa n'ababa bariho buno bagombye kiriya kintu kugihagurukira, kuko ni ikintu kimaze kwera hariya. Ni ikintu kimaze kwera, kuko ni ukuvuga ngo iziriya sitatu ubundi bagombye kuzibaka bakajya babaha hejuru y'imyaka 5, imyaka 4, kandi baterana buri munsi babakontorora kugira barebe imyitwarire yabo. Ariko tuzabibasesengurira neza mu biganiro bizakurikiraho, niho tuzareba ibyaha n'imyaka biba ugomba kwicara bari kukureba, bari kugupima cyangwa se bari kugukontorora imyitwarire yawe. Ndasigarana ikibazo kigira kiti mu by'ukuri nyuma y'uko uyu mudiyakoni yirukanse arega uyu mugabo, hari enosiyo cyangwa se hari amakuru waba ubifiteho ko paruwasi yaba yarabimenye cyangwa ntabyo yari yaramenye? Paruwasi amakuru mfite yarabimenye, ariko kubera nyine gusa nk'aho bamukingira ikibaba ngo barabyihorera. Niyo mpamvu tunabwira abayobozi ba paruwasi koko nimba biriya bintu barabimenye bakamutumaho bakamwicaza hasi bakamukingira ikibaba, ntibahite bamusimbuza undi nyine ngo bamukurikirane yuko icyo kintu atazagisubiramo, ariko ahagaze ari hanze byihutirwa, kubera ko n'ubu dushobora kuba turi kubivuga nonaha ku wa gatandatu, ariko ku cyumweru wenda hari ibintu bishobora kuba ku rusengero. Uriya mugabo umujinya afite n'inshuti ziwe bashobora kuza uriya mugabo bakamukura ku ruhimbi bakamujugunya hanze, ugasanga na leta ibyinjiyemo yuko abantu barwanye cyangwa se umuntu bamufatanye ubusambanyi n'ibiki byose, kandi urumva nabo hejuru babigiramo ingaruka, kuko bajya kuvuga ati umushyira umuyobozi w'umusambanyi hari usenya ingo z'abandi gute. Niyo mpamvu rero uriya muntu bagombye kumufata bakamuhagarika, nk'uko kari agatabo k'amategeko kabivuga, itegeko nshinga rya Pentecoste ribivuga, agomba guhagarikwa hejuru y'imyaka 4 cyangwa 5 akontororwa baramwatse sitati. Komeza utubwire, wari ugiye kutubwira? Aza kwicara mu bakirisitu kandi yakwitwara nabi n'ubundi gihe bakajya bagomeza bacyogera, kimwe n'uriya buriya warwaniye mu rusengero buriya bita Karaveri, buriya nawe ntabwo sitati bagombye bazaba uko mbizi nsomye kari agatabo mu mategeko yako, ntabwo buriya nawe bamusubiza sitati hejuru ku mwaka umwe, kubera ko noneho n'imyitwarire yiwe yagize yagomeje ateza induru, agomeza agenda akoresha ibintu bimeze nk'imyigaragambyo, akoresha inama zitandukanye bari bamubujije. Urumva yuko rero nawe niko n'uriya nawe bimeze, nawe bagombye kumuhagarika nk'uko n'uriya yahagaritswe, ubundi ubuyobozi bakabuhereza abandi bakayobora bagakomerezaho. Yego, ndimo kwinjira ku musozo. Nyuma y'uko uyu mudiyakoni afashe iya mbere akamurega muri paruwasi, ese Pasiteri John Gasereka yaba yarabyemeye ibyo birego arimo araregwa? Yewe bari gukora inama aho ngaho imumbwa abapasiteri bagenzi be n'uriya mudiyakoni yarabyemeye. Yego. Avuga ko atazanongera, ubwo rero bongeye kumufata niko bahise bahamagara kuri paruwasi, ariko mu makuru mfite bishoboka kuba paruwasi baramuhamagaye kuri fone baravugana, ariko ko ibyo bavuganye nawe nta muntu wabashije kumenya, ahubwo nyine nicyo kintu kiri gutera abakirisitu umujinya bavuga ati twebwe izi mesaje zose muzisoma ariko ntabwo zose twazisoma, ntitwazishobora bari nyinshi, bavuga ati twebwe tuzajya gukora imyigaragambyo ku rusengero, abakirisitu twese tumwifatire, ati kandi none ikigaragara bagomba kuza bagakoresha amatora, abapasiteri bahari ni benshi, kandi noneho hari n'ikindi twari tubagiye kubwira abantu, nk'ukuntu yabaye pasiteri n'abo yasanze mu pasiteri, nta bundi yari yanemerewe no kuba yayoborera uriya mudugudu, kuko urabona yari akiri n'umwana mu gakiza, ibyo ari byo byose yari akiri n'umwana mu gakiza, kandi hari abapasiteri babimazemo iminsi. Urumva hari ukuntu umuntu aba pasiteri atarigeze aba diyakoni, atarigeze aba umuvugabutumwa, atarigeze aba umwarimu,
akaba abaye pasiteri. Ariko hari abantu b'inararibonye bagiye ku buvugabutumwa bajya ku budiyakoni, bajya ku bwarimu, n'ubu babitindaho igihe kirekire ugasanga bifitemo uburambe. Ubwo rero urumva abo bose baba bahari, nibo bagombye kujya bahabwa iriya midugudu kugira ngo bitazajya bikomeza biteza ikibazo. Ari imidugudu ari na paruwasi, urumva ni ibintu bagombye kujya bitondera kugira ngo bitazajya biteza ibibazo nka biriya biri kugomeza biba nyine muri Pentecost. Yego. Reka rero dufate uyu mwanya dushimira abantu muri iki gitondo cyangwa se muri uru rukerera. Mu by'ukuri urakoze cyane mutumirwa, kandi nizera ko n'ubundi n'ibindi biganiro birimo biravugwa mu madini n'imyidagaduro tuzajya tuba turi kumwe hano kuri RTV show. Kandi nomero bashaka gutanga ibitekerezo bajye bayireba ahagana hasi biriho rwose, bajye bahita batanga ibitekerezo. Kandi bitegure n'ibindi biganiro by'isesengura bigiye kuzaza byerekana umupasiteri wakoze icyaha, igihano, uko igihano kigomba kuza kingana, umudiyakoni, umwarimu, uko kugira ngo iriya ngeso tuyice burundu, umurimo w'Imana ugende neza, nuko tugomba kubishyira ahagaragara byose, abantu bakabimenya kugira ngo nabo bajye ikizajya gipfa bajye bahita bavuga ati nyamara iki kintu cyagombye kugenda gutya na gutya. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Yego nawe iguha umugisha.